muze mwongere duhurire hano kuri uno muyoboro mugari wa YouTube channel. Ndabasuhuje kandi bahaye ikaze kuri uno muyoboro wa YouTube channel witwa Kamariza and MK. Rero size ngizi mwebwe ndabashimiye mwibutse gukanda subscribe mugafungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana. Nagira ngo mbabwire ko size ngizi ubu ngubu duhuriye hanga tugiye gusobanura filime ya MK original uko yatangiye n'uburyo ki igiye kuzasoza. Nagira ngo mbabwire yuko ubu ngubu episode ya mbere yarangiye tukagenda tugafungira kuri episode ya 60 tugahita dukora finale, ariko size ngizi nagira ngo mbabwire yuko bitigeze birangira. Finale yari yarangiye ariko twatangiye season ya kabiri tugeze kuri episode ya kabiri, akaba ariyo season ya kabiri. Size ngizi ndi gusesengura ni episode ya season ya kabiri. Ushobora kwibaza ngo ubundi bitangiye gute, ese ino episode yo irangiye gute? Rero nkuhaye ikaze maze uze wongere wicare twongere tuganire kuri no filime y'umusore w'umukire, tuyiganireho tuyisesengurira hamwe turebe ibyayivugiyemo n'ibyayikorewemo kugira ngo tubashe gusobanukirwa kurushaho. Rero nkuhaye ikaze umubwira buryo ki byatangiye umuvandimwe wacu umusore wacu witwa MK asubira kwa mama Diane, ariko gisubira kwa mama Diane bitewe n'ibintu yakorewe Morgan. Yari yagiye gutabara Diane arangije aramwumva, nibwo Diane yatangiye kumwuka inabi, ahagurukana Eddie aramubwira ati ceceka wowe nabyawe uracyari umwana, ubanza wicara wige. Ati uyu muvandimwe turi kumwe n'umugome mubi cyane, ati kuko yagize gutya yica uncle wanjye ari we Morgan. Kandi nanone dusubiye nyuma gato yo muri episode yarangiye muribuka yuko Morgan atigeze apfa, ahubwo Morgan yarazirikiye amaboko inyuma bamwicaza ahantu bamuryamishije. Icyo gihe MK yaramukubitaga biteye ubwoba, ariko Morgan ntabwo yari yagapfuye. Ese ubundi Morgan yazize iki? Ese umuvandimwe witwa MK aramuziza iki? Ikintu MK amuziza nuko Morgan yashakaga kumutwara inzandiko ze kugira ngo abone ukuntu amutwara company. Ntabwo byigeze birangirira aho ngaho, kandi nanone ku rundi ruhande ubu tuvuga na Morgan ameze nkaho ari mu mazi abira, kuko ndakeka bamuziritse hafi iminsi 3 yose. Muri episode ya mbere yaraziritse ahari amerewe nabi cyane. Uyu munsi nibwo umuvandimwe wacu witwa MK yagize gutya aragenda azana icyuma agiye kukimutera. Morgan noneho aza kwigarura asaba imbabazi, amubwira buryo kibiriya bintu ateriwe ubyihisha inyuma, ahubwo yahawe akazi n'abantu banga Morgan kugira ngo agakore. Ubwo rero nibwo Morgan yamubwiye yuko nta gihe na kimwe aza kwigera amubabarira byanga bikunda. Yarangije kubabazwa agomba gupfa byanze bikunze. Ariko nanone dusubiye inyuma gatoya muribuka buryo ki Eddie na Kitty ndetse n'uriya muvandimwe witwa Diane bari barimo baravuga uburyo ki Morgan ari umwana mwiza, bakibaza ikintu Ian ashobora kuba yaramuhoye. Ian rero nibwo yagize gutya ashaka kuzana akantu k'impuhwe, birangira n'ubundi atamwishe. Ese ushobora kwibaza ubundi ko byarangiye atamwishe, ubundi se uruzarengera ubu ngubu se azamwica? Reka dukomeze kubitega amatwi tubihanga amaso tubirebe, kandi isaha n'isaha wenda bishobora kuzabaho cyangwa se akazarokoka. Uko ubitekereza siko mbitekereza, ariko igisubizo kiri muri no filime y'umusore w'umukire. Kandi nanone ntabwo byarangiriye aho ngaho, ku rundi ruhande byarangiye umusore witwa MK original ariwe Ian agiriye impuhwe uriya muvandimwe, aravuga ati nshobora kukwica ukagenda utamaye amakuru ya nyayo, ariko uramutse umaye amakuru ya nyayo namenya ikibyihishe inyuma, nkamenya ukuntu ngomeza kwirinda nkanarinda na company yanjye. Rero nagira ngo mubwire yuko bitigeze nanone birangirira aho ngaho. Nibwo yagiye ahura na Juste wa mushuti we, baraganira basiga no kuganira, ariko Juste akaba we arimo aramugira inama yo kwica umuvandimwe witwa Morgan. Ariko kumugira iyo nama n'ubundi nta kintu byazi gutanga, kubera yuko n'ubundi uriya muvandimwe wacu witwa MK yarangije gufata umwanzuro wo kutica Morgan, ngo kuko aramutse amwishe yababaye nk'uwikoze mu nda.
ase ko mureba yuko Diane yarangije gucana agatara kuri uriya muvandimwe witwa Ian, bagapfa yuko bagiye batoragurana ibya bitera uko batabaranye, akaba yarangije kumucana agatara avuga ko yishe uncle we Morgan, kandi Morgan akaba atarapfa. Ubundi muri kubona bino bintu bizagenda gute? Ese urukundo rwabo rushobora kuzakomeza cyangwa se rushobora kuzagera aho ngaho rugapfa rugasubira urudubi, ubundi ibintu bikarangira batongeye gukundana? Ntabwo tubizi. Ubu ngubu biri muri episode ya 2, kandi njye uko mbireba nuko mbitekereza, nubwo bwose Morgan ari kubabazwa cyane bishobora kuzarangira adapfuye. Ase ko bazi yuko Morgan yapfuye, ubundi Morgan nadapfa bakazajya kubona akabona abahingutseho, bazabigenza gute? Ese Ian ashobora kuzasabwa imbabazi akazitanga? Ese Diane we ubundi azasaba Ian imbabazi? Icyo ngicyo nicyo nibaza, nawe nicyo uri kwibaza. Ibyo byose bikubiye muri zino episode zigiye gukurikiraho muri no season ya 2. Niyo mpamvu umubwira ngo banza kandi subscribe kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK and Kamariza, maze wibuke gufungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana. Naho ngiye ubakusanyiriza ibi byegeranyo n'igisigo Legacy, uko nsa niko nisanze rutekorana bakurutendera kuri za hafi ishyamba rya Kibira, umusamariya wihebeye ibyegeranyo.